yewe sha naragowe ubu ngubu umugore wanjye asigaye nca inyuma buri munsi ubu ngubu barongeye yarahanciye Jesse nabyo mbaga nshaka umuntu utagishyukwa ubu utegereje Yesu Kristo Nazareti nta demarage yaka mwana ngiye ningusanga aho ngo ndakumena ijisho we mumena ijisho likiremba Resha n'inkondo y'umura Toma bale Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Le monde part en couille. Non. Ça dit, j'ai du mal à imaginer. Regarde ces trucs là. Eh oui. Jésus. God have mercy upon us. Say they wise. Ubaga kanya indirimbo yitwa Jugumira yamaze kujya kuri channel ya Kisizi. Ibyo bintu by'umwanda mani. Jugumije kujugumira mu gitugumira. Mbere yuko dukomeza ndagira ngo ubanze wibuke gukora subscribe. Guys, susi ko dufite gahunda yo kuzuza miliyoni y'abasubscribers. Mu gihe cy'icyumweru. Iswe muri kuneza twaduca. Tuwese. Yeah. Reka twikomereze gutya. Burya reka mubwire rimwe na rimwe hari ibintu Imana irema gusanga hari uburyo bibangamiramo abantu. Nk'izi nkari ziba zije gukorera. Uretse ujye kwihagarika ko wamaze kureba icyo gisa. Buriya ikibiso Imana ntabwo yanga umunyabyaha. Natwe ba ntabwo twagakwiye kwanga umunyabyaha. Kuko twagakwiye kwanga icyaha. Ngabanyamagambo Satani akorera mu bantu bira. Na wakiri murebe nawe wongera andi magambo wa murebe. Nsanzwe niyizi. Akuso wajya usirimuka. Uzajya ubwirirwa buri gihe unaburare. Amaturo ntiwayiba. Amaturo so wayibuka yamara. Cyangwa twe twikuremo yacu. Ramibore tumureke. Gise nshaka kuyo amafaranga y'Imana. Imana se amafaranga yamarisha iki? Yego da wa mugabo. Wari wumva Imana cyagwa gusumva amafaranga yamarisha iki? Muramunda sinugaye. Mwana katuze kwiboma kintu munda amaturo yose ari kwisi nitwaye amara. Turashaure kubusonge. Ndatura mu yese kandi. Nese waje gutura Imana ibibazo nta nituruzanye. Le monde part en couille. akanyanga mu mutaranda kakoroga Turase n'itegeko. Kandi wasanga wanze guturukaza kuyagura mu bukingirizo. Jesse nabyo mbaga nshaka yataye mukobwa akira agapfundure twigeye Ariko n'ubushake bwanjye. Nanjye n'ubushake bwanjye kuguturisha kuneza cyangwa inama. Ninatura Uraza kwirengera ibirakubaho. Ngiye kubara rimwe kugera kuri gatatu. Rimwe, kabiri, gatatu. Watuye ntarakunyuzamo iki. Ariko bite byawe sha. Mukristo muvandimwe. Ndagomba. Iyi myenda uramamanga. Muratinda reka njye kwiteza hanze. Mugomba gushaka amaturo y'ikitsi. Iyi myenda yose uko iri aha ni 10,000 gusa. Muze mwihare nk'abihahira inyanya. Mubanguke uyishaka sidata nyuma n'ingofero. Umvase. Mama make muri iyi myenda ukomeze ugende uyigurishanye n'iyi. niyangiye yabuze uyigura Mama make bantu ugende ucuruze dore nshaka no kunyara vuba. nta mafaranga afite bantu. Okay, nta kibazo. Kaho iyi myenda dore imyenda yose ndayigwaye, ingofero ibiki byose ndabigwaye nta kibazo. Bigumaye nta kibazo. Base wangaruriye yanjye Tuzahera ubutanuza gutura. Soka vuba bana njye ndenda kuvamo. Kira vuba abantu mukozi w'Imana mu marembe.
hita wishyura rero. Nishyura iki? Urumva nta gikorwa ukoreyemo hano gikwiye kwishyurwa? Nishyura tuwarete zo kwa padiri. Ishyura shavuye muri aya. Ntago nakishyura ububwiherero n'ubw'Imana. Hanyuma se niyo yacukuyiwe se? kiwerewere Ishyura shavuye muri ibyo. Kandi ukomeza kuninza ndaguteza padiri wari kwishyuriza. Padiri wishyuza n'Abanyarwanda. Narwanye nande? Nawe ntukiva mu mutakureba. Nanje nta muntu nubahaga nawe ndakubahaga. Kuko ushobora kunkora nkagukubita nkagwanyo. Nkagusandaza ubwo rero nawe uzi ngo washikiye wafashe umuntu. Wowe ugiye kubyisha. Wafashe inkuba mukanye ngiye kuguturikira mu biganza. Kurike twanyuke. Abo mu badakika bavuga ngo ntakurasa. Wowe kubwira amagambo. Ntakura. Wowe kubwira amagambo. Umva nkubwiye. Uzi ko ari byo mubaga mutazi. Ari nakunoba. Nakunoba. Waje kurwananga. Ngo yaje yabyumye ngafite agatuza. Claude yaranterese arambwira ngo tujye gusambanira igitarama muri hoteli y'igitarama. Arambwira ngo hari ikanzu yanguriye ngo y'itanu ngo n'urukweto ngo n'isakosho. Reka biriya biganiro bya kera nkiri nzahare urumva. Njyewe nzanye ibimenyetso bikurikira. Yavuze ngo nta n'umunsi n'umwe yigeze akorana na Pastor Claude. Buretse gatoya. Nguyu iyi si video. Claude twakoranye no muri bank. Claude ingenzi Claude afite n'amafaranga yaranampaga pe. Urumva ayo mavewiti man. Claude kuba ngo yampaye akazi ndi kamara mburu bugingo nkigira mbo mukerera. Claude yari afite company. Wa mugore wigira attention sika muri iyi mihanda kandi uri imijyarya imbere n'inyuma. Iyi si video si wowe uri kwivugira ngo Claude yaguhaye akazi. Munyuma Claude yaje kuba umukire. Anandingaho cyane. None nanjye njya kwaka akazi k'ubusekreteri. Ako nakoraga kararangiye. Njya kwaka akazi k'ubusekreteri muri company ye. Ari uguhora urira byo Imana ituma n'amarira murira mukarira yanahindura amaraso. Mana yani. Bega muri makeya wenda babyita nkarya ngo kubera umuceri. Karanye mena umuceri. Tudozi yize guhamagara ndimba. Mama n'umuti wamenye. Aramubwira ngo wanza njye harakunjugunyayo ngo kungaburira gusona bihagije. Undi ati cyo wifuza ni igiki? Aramubwira ati nifuza kuzayuza kundaza. Ibyo mvuga bihamya ntinye Imana yo mu ijuru bavuze kumena umuceri ngo ndanye nawumenye. Arangije aramubwira ati Fridawo uragira ngo noneho se ningutera batatu. Kuko mwigize indyarya muri iyi mihanda, mwigize incakura, mwigize abantu muzi kwigira beza. Aravuze ngo Claude ngo yamuhaga pasi. Ndanabyibuka ari ubuzima nari ndimo ndi singo nyine Claude akajya ashakira abagabo. Kimbabaje ndakamenya. Yaguhaga pasi. Pasi kaza. Ahubwo yarangayaga. Yaravuga umuntu utafite umugore kucya ndangira abandi. Wabyumvise. Mutesi yasabye ko murongora ndabyanga. Umuntu yageze ku rwego guha pase mute. Reka nkubwire cyo kora mwabarokore. Murinjajwa. Koromba barunyemerere nimba utaraguseho. Ariko Claude nawe ntihoroshye. Abandi bajyana abagore Addis Abeba na za Dubai na za Nigeria wo mujyana hano igitarama mu myumbati. Arambwira ngo tujye gusambanira igitarama muri hoteli y'igitarama. Usiko mukabya uravuga ngo uzamujyana mu myumbati. Uyu mugoni Mutesi ngewe mbabwira ikibazo kimwe. Mutesi uri umukozi w'Imana, yes, rwose ubwirize neza kandi uri mu murongo uhamanya n'umutima wawe, ariko ufite indimi ebyiri wa mugore we. Kubera iki Pastor Claude yaje ari ingenza z'abapasteri no kubacumuza no kubagira. Uzi ko abantu basigaye bafite ipfunwe ryo kuba proud yuko ari abapasteri kubera Pastor Claude. Abapasteri dufite binzererezi ku mihanda badashobora no gucunga iminwa yabo. None se ni wowe musambanyi wa mbere, ni wowe ucinye mu mugore, ni wowe unywa inzoga. Pastor Claude yavuzwe ko anywa inzoga. Pastor Claude yavuzwe ibintu byinshi bitandukanye. Abanyarwanda barabyohorera. Pastor Claude ni umwe mu bantu bivuyemo. Wagiye kujyana muri ribu ngo wamuharabe. Ni byavuzwe. Nge ndavuga ibyavuzwe ku mihanda. Unyibuke. Claude kuvanye Rusizi yakubeshyesha akazi. Imana izakwica wowe nkubwire.
kandi uzapfa nabi ndabikubwiye ndi umutsobe reka kwisha inyuma y'abarokore ubereka kuri umurokore reka kuri umukristo kora uribuka ko nywa inzoga bikubwire kuzinywa bitwaye iki se kandi umuntu wese utamwabiriya bintu nta n'inyinya yakwereka ye baba we mbese yashakaga mu ngutiya se ubundi kora ingutiya z'abagore zose uzazijya muzirangize ko Imana yaremye ingutiya nyinshi ambwira ko atuye Gasanze ni naho namusanze ariko njyewe ngerayo mbere yuko ahagera ashobora kuba afite ahantu yaraje arambwira ngo nindeba ahantu nicara mfate fanta kora ubyibuke nimba nkubeshyira Imana ntizambabarire waranambeshyaga nta n'akazi wari umpamagariye wari warabanye ifoto yanjye wumva hari byacamo urangije urandindagiza ubu ngo bari pose hayi nyaga we bakundana ari pose ahubwo reka nkubwira ikintu kimwe mutazi kora udafite urukundo mutesi ruzamusaza kandi ntazamubona ira ni indege yewe yarwaye indege yaramuvugishije amangambure kiniga kiramfasha siyo mpamvu kuzana umugore vuba ari bibisi umva se sheri ikintu nasaba abakunzi banjye ni uko bajya bamfasha bakakora subscribe bakadorodaninga ibintu mba nashizeho akanyanga mu mutara ndakakuroga byiza cyane crash lemon para aqui.